hari bimwe ntazakoraho byankoraho, hari bimwe ntazakoraho ko byankoraho nabyo, ariko binkozeho nduwo gutaha mu ijuru ntaco nabambaye. Niba hari ikintu gikeneye ubugorozi cyane muri iri torero ryacu nabaririmbyi. Zakora hari zifite ubwigenge burenze imitekerereze. Yemwe uwabicaza hamwe akabahugura. Hariya muri kabine tekinike hariya mukeneye amasengesho ya Mwuka Wera cyane. Abarwaye imitima bashobora kutazagaruka mu rusengero. Ibi byuma byanyu mwatondetse ahangaha n'imidiho n'ingoma zabyo birahasha ubuyobozi bwa Mwuka Wera mu ndirimbo zanyu. Murakubita ingoma umuntu ntamenye icyo mwazikubitiye. Bigeze no ku rwego aho twicishe bugufi uw'ibyuma ati njewe twe twimbe hasi bugufi twumvire mwami, twumvire mwami. Ubwo se ubusabane bwa Mwuka Wera iyo nangije kumbwira iki? Mugabanye ntaco muraba, ico kiraka muhumure nta uzakibaka, ariko ni mugabanye. Mukristo umunyadini w'umudventiste ujuje iby'ubunyadini ariko atagira Mwuka Wera, agakaraba akaja muri temperance, agatera ipasi, akagenza ate bya bindi byose, agafunga karuvati neza, agafata Bibiliya n'indirimbo, agafata ibyigisho, akinjira mu rusengero ku gihe, ariko atagira Mwuka Wera egal imodoka isa neza ariko yagonze moteri, nta buzima igira, isa neza gusa. Ariko kugira ngo uyu mwizera, uyu mugabo agere kuri urwego, abe yicaye imbere ya Yesu kandi aba afite ya mahoro, aba afite kwagukizwa, afite Mwuka Wera ari bwo bwenge. Reka turebe agaciro yari yatanze umutungo ungana iki. Ngaho rero abazi gukora imibare, miliyari zingahe? 9 na miliyoni 300 nizo zitanzwe, nizo Yesu yemeye ko abagadareni bahomba muri uyu mwaka ngo hakizwe abanyabyaha bangahe mu mwaka umwe. Itorero ry'abagadareni muri uwo mwaka ryakoze ivuna rikijije umuntu umwe, rivuta atangwaho miliyari zingahe? 9. Ariko jewe by'amafaranga ntabwo mbizi. Uwazana miliyari 9 hano dusohotse isabati irangiye, mbese imodoka ndimuzijyana zose muziha agaciro, izi zirahangana. Aya mafaranga bene izi modoka bayamara? Izi modoka ziri hano zagura miliyari 9. Mumbwiye ngo iki? Ntabwo nzi agaciro cy'imodoka ngewe, ariko miliyari 9 umenye atari ikintu cyoroshe. No. Umuyobozi arambwiye ngo ushizemo n'amazu zitahamo ngo miliyari 9. Karabaye bahungu, tujya tubesha kenshi ko turi abana b'Imana, ariko Imana idafite imitima yacu. Ija muri bene wanyu ubabwira icyo Imana igukoreye. Kini kintu cya gatatu gikomeye, umuntu wagiye Yesu muri we, icyambere na mahoro, kabiri na gakiza, gatatu n'ubwenge bwa Mwuka Wera, icyakane n'ukwamamaza ibyo yakorewe. Niba iki kirango utagifite uri umunyabinyoma rwose. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Reka dushimire Imana cyane muri uyu mwanya, kuva ku masaha ya mu gitondo kugeza kuri iyi saha
twabonye byinshi, twumvise byinshi. Uwo gukizwa yakijijwe, ubundi we ntacyo muvugaho kuko sinamutumweho. Rero dushimira Imana cyane ko yadukoreye ibyo byose. Imana yacihimbazwe. Umuntu yitegereje iri teraniro yatekereza byinshi, bimwe bifite agaciro, bindi bitari ngombwa. Tunabitekereza kuko ari byo dutekereza bitari ngombwa, ariko kuko umuntu atagenga ibitekerezo bye ngo abigenge uko ashaka, ntabwo bikanyura mu bwonko bwawe. Uko niko tubayeho, niyo mpamvu dufite urugamba turwana n'ubuzima bwacu bwa buri munsi, tugarura ibyo bintu byagiye aho tutari dukeneye. Burya urugamba rwa gikristo ni ukugarura ibyagiye aho utashakaga. Cyo gituma ibitekerezo byacu ntabwo tubigenga 100%, ahubwo turabigarura gusa. Iyo uri umukristo uragarura gusa, kuko hari igihe usanga ibitekerezo byagiye konera rubanda, byagiye kwangiza iby'abandi atari ngombwa. Uburyo ubukristo cyo bumaze ni ukugarura, ni ugushinga imbago ngo bugarukiye aho, nta mwanya wabyo, sinabishobora, simbyemeye. Nuko tubayeho mu bukristo. Ubukristo nicyo buvuga, ni ukurwana nawe ubwawe. Rero ushobora kuba waje mu rusengero ariko ibitekerezo byawe bikavamo, nubwo wicaye hano bikigendera. Ukigira mu isoko kandi uri mu rusengero, bikaja mu isoko wowe uri hano, hasi umugambi wawe. Nuko tubayeho, mwene muntu niko abayeho. Ngira ngo izo nteruro tuzazigarukaho mu rwego rwa gikristo, uturebe icyo bimaze n'icyo bitamaze. Nababwiye nimugoroba abari bahari, navuye muri Gutungani ya Ruhanga, itorero Musanze n'akarere ni Musanze, naho ngaho naje ku butumire bw'itorero rya Kanombe, maze dufatanye uyu murimo, twungurana ibitekerezo, twungurana imbaraga mu byumweru 2. Reka rero twishimire ko tugeze uyu munsi tukiri bazima je namwe, kuko ari n'igihe hari ubutumire nteganya ko butazasohozwa, nzaba naratumiwe ndibugerweho, ntabwo bwose buzasohora. N'igihe nzaba ntagitumirwa kubera impamvu imwe ntekereza kandi izaba inshimishije, aba narashoje ibyo ngomba kuvuga, ntabwo nzaba mfite ipfunwe. Ndashimira Imana cyane rero ko mwabitekereje mutyo. Imana ibaha umugisha. Interuro nateguye iravuga ngo gukiza umwe hakababara benshi. Gukiza umwe hakababara benshi. Bibiliya rero niyo tugiye guharira umwanya ngo ivuge. Gukiza umwe hakababara benshi. Mariko igice cya 5. Gukiza umwe hakababara benshi. Mariko 5. Yesu yirukana abadayimoni benshi mu muntu. Bafata hakurya y'inyanja mu gihugu c'Abagadaleni. Yomotse uwo mwanya umuntu utewe na dayimoni ava mu mva aramusanganira. Yabaga mu mva, nta wari ukibona icyo ashobora kumubohesha naho waba umunyururu, kuko kenshi bamubohesheje ingoyi y'amaguru n'iminyururu y'amaboko, maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura, ntihagira umuntu ubasha kumuhosha. Iteka ryose ku manywa na nijoro yahoraga mu mva no mu misozi asakurizayo yikebesha amabuye. Iyi nteruro isobanuye imibereho y'uyu mugabo. Nguru urwego arimo. Uyu Mugadaleni
yari kuri urwego rw'ubuzima. Abagadare bagenzi be bene wabo icyo bakoze mu butabazi bwabo, baramuboshe, bazanye ingoyi, bazana amapingu, bazana imihama, bazana ibyuma biboha, barabimubohesha, arabicagagura, arabivunagura. Ntihaboneka ushobora kumuhosha. Birumvikana yari yarazonze aka karere k'Abagadare. Ubwo afata umwanzuro wo kutabana n'Abagadare bazima, kuko Abagadare bazima bamuheza, icyo bakoze ni ukumuboha, kandi bamuhoshe inshuro nyinshi. Afata icyemezo arabahunga, ajya kubana n'Abagadare bapfuye, kuko Abagadare bazima ntabwo bamutumye agubwa neza mu mibereho ye yarate. Ahitamo kujya kubana n'Abagadare bapfuye, aja kuba mu buro. Yabaga mu mva ku manywa na nijoro, asakurizayo yikebesha amabuye. Interuro igeze ku murongo wa 6 irahinduka. Abonye Yesu akiri kure, abonye Yesu akiri kure, arirukanka aramupfukamira, ataka ijwi rirenga ati, duhuriye he Yesu mwana w'Imana isumba byose? Nkurahije Imana ndunyice urupfu n'agashinyaguro. Kuko yaramubwiye ati, dayimoni we muvemo. Aramubaza ati, witwa nde? Aramubaza ati, witwa nde? Undi ati, Ingabo niryo zina ryanje kuko turi benshi. Aramwinginga cyane ngo atabirukana muri icyo gihugu. Aramwinginga cyane ngo atabirukana muri icyo gihugu. Tugeze ahantu hagoye kandi hakomeye. Aramwinginga cyane ngo atabirukana muri icyo gihugu. Reka mbaze abanyicaye imbere, ninde uri gusaba, ninde uri kwinginga? Ngo ni iki? Bibiliya iravuze ngo ninde? Dayimoni ari kugenza ate? Ari kugenza ate? Ari kwinginga. Gusenga ni kimwe, hari igihe gusenga biba bidahagije, bikaba bidusaba ko turenga isengesho gusa tukaja mu kwinginga. Isengesho no kwinginga ni ibintu bibiri bisa naho birambutse cyane. Kwinginga biri hejuru yo gusenga, kandi n'Imana ishaka, ntabwo ishaka ko tuba abanyamasengesho gusa, y'amasengesho ya gahunda, ahubwo dufate n'ibihe byo kwinginga. Aramwinginga cyane ngo atabirukana. Wumve, numwe uri gusabira bangahe? Aramwinginga cyane ngo atabirukana muri icyo gihugu. Bibiliya ifite ibanga rikomeye cyane, muze gutega amatwi tujyane mu mwanya muto. Tumaze kumva ko ari inde uri kwinginga. Uri kwingingwa ninde? Dayimoni.
ari kwinginga Yesu, ari kugenza ati wabyumvise? Dayimoni ari kwinginga Yesu ngo atabirukana muri icyo gihugu. Reka tuje muri Bibiliya musi y'uwo murongo turebe mu kwinginga kwe icyo yasabye. Turi ku murongo wa kangahe? Turi kujyana kuri uwo musozi, kuri uwo musozi hari umugana w'ingurube nyinshi zirisha, nuko aramwinginga ati twohereze muri ziriya ngurube tuzijyemo, twohereze muri ziriya ngurube tuzijyemo. Ariko wumve ko ntabwo barapfa kujyamo, bari kubanza kwinginga, kandi barasabye ngo genza ute twohereze muri ziriya ngurube tuzijyemo. Bari kuzireba, abadayimoni barareba burya, ngiziriya bazibonye, twohereze muri ziriya ngurube tuzijyemo. Inshuti zanjye, mfite ibanga ntazi neza, nzakomeza kuribaza Yesu icyatumye bamwinginga akabakundira. Muri Bibiliya yawe handitsemo ngo agenza ati ngwije arabangira, agenza ate arabakundira. Ahangaha haje hamba imbaraga, niyo nacogoye ndavuga nti mwami, none se abadayimoni wabakundira ubu ni tutari kwemerera koko? Uretse kwizera kwanje gukeya, abadayimoni arabakundira, arabasubiza ngo ibyo musabye mugenje mute murabihawe, ingurube nizanyu ngizo. Bundi nani mwe mwazizanye mubizera cyane, mujana umwanda wanyu mujyane. Bamuvamo bazijyamo, bamuvamo bagenza bate bazijyamo. Ingurube rero bazigezemo zimanuka ku gacuri ziroha mu nyanja, zari nk'ibihumbi 2. Ibihumbi bingahe? Se uyu muntu ufite ingurube ibihumbi 2 ni umukene? Ingurube ifite amafaranga ngahe hano muri Kigali? Igurwa ngahe? Mumbwiye ngo iki? Muri abadivantiste munakomwera muti twebwe iby'ingurube nto tubizi, niko mumbwiye? Ntabwo muzi agaciro k'ingurube kuko mwebwe muri hirya yazo kure. Ntabwo ari byo, mugomba kumenya agaciro kazo, mugomba kumenya uko zigura. Ase umuntu abagorono barimo, nta baveterineri barimo, nta bayobozi bo mu nzego zibanze bari hano, nta bashinzwe amazu 10, nta bashinzwe utugari, nta bashinzwe imirenge bari aha ngaha bashinzwe guteza imbere abaturage bayobora. Murenda kwisha mu gatebo k'ubukristo, ntabwo muri kwisi. Maze rero icyo mfaga namwe nico, dore icyo dupfaga. Maze iyo mugeze hano mbese muba mwabaye abantu b'Imana, hari n'abaziryaga. Ubu twe turaha murazisimbutse, reka da no kuzimenya ndo muzizi, n'ingurube ndo muzizi arizo. Wanywanyi basha iwacu hari umugabo wabyaye umwana amwita narabamenye.
mbese ubu mwibereye mu isi nshya n'ingurube nto muzizi. Zari nk'ibihumbi bingahe? Uyu muntu cyangwa iri shyirahamwe ry'Abagadareni ryari rifite umushinga ukomeye, bari bafite proje, umushinga wabo urimo ingurube ibihumbi bingahe? 2. None nta numwe wamenya agaciro k'ingurube hano. Sigura ngahe ingurube imwe hano muri Kigali? Uwaba yarabyumvise nadufashe, ingurube hano muri Kigali igura ngahe? Weke igiciro bamwe bari kumbwira ngo 150. Oya, ni mumbwira igiciro rusange. Hari impamvu mbabaza igiciro cyazo. Muri iri somo harimo igiciro cy'izi ngurube. None ingurube igiciro rusange nangahe? Muri rusange twemera 200, twemera 150. Ayo muremera niyo ndemera. Muri rusange twemeye 150, 200. Ngoje twemeye angahe? Ngoje 150 tubyemeze. Sawa. Ubwo twashizemo hagati, twashize muri mwahera. Ingurube ni ibihumbi 150. Zari nk'ibihumbi 2. Bamuvamo bazijyamo. Mwumve, abungeri bazo barahunga, babibwira abo mu midugudu bose n'abo mu ngo baza kureba ibibaye. Bageze aho Yesu ari, mwibuke ngo ntutwirukane muri iki gihugu. Barashaka kuba muri iki gihugu. Abaki ntutwirukane hehe, ahubwo twohereze he? Arabakundira. Bamuvamo bajyamo, zisuka ku gacuri, zijya mu nyanja, zihotorwa n'amazi. Ntimutekereze ko n'abadayimoni bahotowe n'amazi. Baracari bazima kandi ntabwo bari mu mazi, ntabwo barayabamo. Ahubwo abungeri bazo bagiye gukora irarika, baja ku misozi kurarika bene ingurube n'abo mu mudugudu ngo baze barebe ibyabaye. Abo mu midugudu na bene ingurube bose baza kureba ibyabaye. Bageze aho Yesu ari, murebe ku murongo wa 15. Bageze basanga uwari utewe n'ingabo z'abadayimoni yicaye, yambaye, afite ubwenge nk'abandi, baratinya. Basanze afite ibintu 3 bikomeye. Basanze ameze ate? Yicaye, 2, yambaye, 3, afite ubwenge. Ngibi ibintu 3 ababanye na Yesu, ababonye Yesu bagomba ite ni 3. Nuburamo kimwe ntawe ufite. Ijambo kwicara mu mvugo ya Bibiliya ni ukuba ufite amahoro. Basanze afite amahoro. Icyambere Kristo atanga mu mitima yacu ni ukuduha amahoro. Aya mahoro ntabwo ari amahoro abaturanyi bacu baduhaye. Aya mahoro ntabwo ari ay'abagabo n'abagore batanze kuri bene wabo baturanye nanga se abo babana mu nzu.
aya mahoro si amahoro atewe nuko imodoka yawe ntaco yabaye. Aya mahoro ntabwo ari amahoro aterwa nuko wabonye umushahara urambuye munini. Aya ni amahoro ahoraho, n'igihe ibintu bitameze neza aya mahoro umwana w'Imana arayahorana. Yesu aravuze ngo simbahaye nguko abisi bagenza bati. Herutse kumva umubyeyi ari kubwira abana be ati mwabana mwe mwampaye amahoro. Ndamuhamagara nshaka kumuganiriza, madamu kuri gusaba abana icyo badafite. Kuki uri gusaba bariya abana icyo badafite? Ati ushaka kuvuga ikindi? Niba utarayabahaye uri kubasaba icyo utabahaye ute? Ayo wabahaye niyo baguhaye, bakugarura ibyo wabahaye. Rero uburere wabahaye nibwo barimo. Wibasaba icyo badafite, ahubwo amahoro natangirire mu mutima wawe. Basanze rero abaje kureba ibyabaye, basanze wa muntu bari baraboshe, bari barashizemo amapingu, basanze bwa mbere Yesu yamuhaye iki? Amahoro. Yicaye, mufite indirimbo ivuga ngo nicaye imbere ya Yesu mpabonera iki? Yari yicaye, basanze yicaye imbere ya Yesu. Kwicara imbere ya Yesu nta mahirwe arutayo. Niho nsiga ibimbabaza ngumva nduhutse, nabagezemo mbabaye. Imana yambitiyemo iri torero. Nari maze imyaka isaga 20 ndi gusaba amahoro padiri mu nzira ya penetensi, ariko nta mahoro yampaye. Mbonye Yesu, mbwirijwe ubutumwa bwiza, maze kwemera, ndaruhuka rwose. Ibintu bitatu basanze yicaye, ikirango c'amahoro basanze yambaye. Ungureho n'ikanzu wambare bw'isoni z'ubwambure bwawe zitagenza zite. Basanze yamaze kubabarirwa n'Imana. Ingeso ze zose zari zatwikiriwe n'ubuntu bwa Yesu. Icyo Kristo adukorera cya kabiri gikomeye, iyo tumaze kumwemera nk'umukiza wacu, aratwambika agatwikira isoni z'ubwambure bwacu. Turatsindishirizwa n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera. Duhabwa ubugingo busha muri Kristo, duhabwa imibereho misha. Ibyadutsindaga tukabitsinda mu izina rya Yesu. Gatatu, basanze noneho yari afite amahoro, yari yambaye, kandi yari afite iki? Ubwenge. Ubwenge ni ikirango cy'ubuyobozi bwa Mwuka Wera. Ibi bintu ari bitatu birakenewe cyane mu itorero ryasigaye. Dukeneye amahoro y'umutima dukuye kuri Yesu. Dukeneye gutsindishizwa n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera, ngo ingeso zacu za kera zitwikirwe, amateka yacu ye kongera kwibukwa imbere y'Imana. Iyo turi muri Kristo rero tuba turi ibyaremwe bisha, ingeso zacu Imana ntiyongera kuzibuka. Nzabababarira rwose pe, sinzongera kwibuka ibicumuro byanyu. Abana b'Imana bakiye Yesu nk'umukiza wabo, yabahaye iribanga, yabahaye amahoro, kandi arabababarira. Icya gatatu, yabahaye ubwenge. Niba uri umudivantiste warakiye Yesu, ukaba wari kutekereza ariko ukaba utagira ubwenge, ukaba utagira ubwenge, warayobye pe. Ibi niyo byanditse ku irangamuntu, ku identite y'abakristo. Ni amahoro, ni agakiza, ni ubwenge. Ubwenge ni ukuyoborwa na Mwuka Wera. Ejo narababwiye nimugoroba ngo umuntu wa gatatu, uwa gatatu mu bumana, uwa gatatu mu bumana ariwe Mwuka Wera, arakenewe cyane muri iri torero ryasigaye. Nta bindi, inyandiko turazifite, gahunda yacu ni nziza, ibintu byose muri porogaramu y'iri torero ni sawa sawa. Urugamba ruri ku ntambara yo kubura Mwuka Wera gusa. Iyo uri umukristo w'umunyadini mwiza,
ariko ukaba udafite mwuka wera, uba umeze nk'imodoka isa neza yagonze moteri. Iyo igonze moteri amapine arashase, ibirahure birameneka, ishusho yayo irahinduka se? Mukristo umunyadini w'umudivantiste wujuje iby'ubunyadini ariko atagira mwuka wera, agakaraba akaja muri temperance, agatera ipasi, akagenza ate bya bindi byose, agafunga karuvati neza, agafata Bibiliya n'indirimbo, agafata ibyigisho, akinjira mu rusengero ku gihe, ariko atagira mwuka wera, egal imodoka isa neza ariko yagonze moteri, nta buzima igira, isa neza gusa. Ariko kugira ngo uyu mwizera, uyu mugabo agere kuri urwego, abe yicaye imbere ya Yesu, kandi aba afite ya mahoro, aba afite kwagukizwa, afite mwuka wera, ari bwo bwenge. Reka turebe agaciro yari yatanze umutungo ungana iki. Ngaho rero abazi gukora imibare, abagadareni bashinze koperative. Turagarutse mu mibare rero, katwumva, mufate icuma gikora imibare, mumfariro y'imibare. Abagadareni bashinze koperative y'ubworozi bw'ingurube, batangiza umutahe wabo ingurube 2,000. Ingurube imwe ibwagura 3 ku mwaka. Ntibavuga kubyara, bavuga ingurube kubwagura. Irabyara, irabwagura. Haya, ibwagura 3 ku mwaka, kandi inshuro imwe ikabwagura ibibwana 10. None aba bagadareni bari kuba bafite ingurube zingahe ku mwaka? Cyo bita problem, ihurizo. Tuje ku kibaho, tuje kuri tableau, tuje ku kibaho, tugiye kuri blackboard, tugiye gutanga ihurizo hano kuri blackboard yanjye. Ikibaho rero twanditse, abagadareni bashinze koperative yo korora ingurube, kandi batangije umutahe wabo ingurube 2,000. Ingurube imwe ibwagura 3 ku mwaka, kandi ikabwagura 10. Kuri uwo mwaka zari ingurube 1,000 bingahe? Ngo iki? 1,000 bingahe? Ndatera 60. Aha, ni 60 na bingahe? Na 2, kuko nabyanyina nto byapfuye biracyahari. Noneho rero twagiye, noneho ingurube imwe twayihaye amafaranga 150. None kuri konte yabo ko baziranguje, byasigare n'akana kazo, bashize kuri konte amafaranga angahe? Miliyari zingahe? Mumbwiye miliyari zingahe? Miliyari zingahe? 9 na miliyoni zingahe? Na miliyoni 300. Miliyari zingahe? 9 na miliyoni 300. Nizo zitanzwe, nizo Yesu yemeye ko abagadareni bahomba muri uyu mwaka ngo hakizwe abanyabyaha bangahe? Mu mwaka umwe. Itorero ry'abagadareni muri uwo mwaka ryakoze ivuna rikijije umuntu umwe, rivuta atangwaho miliyari zingahe? 9. Ariko jewe by'amafaranga ntabwo mbizi. Uwazana miliyari 9 hano, dusohotse isabati irangiye, mbese imodoka ndimuzijyana zose, muziha agaciro, izi zirahangana. Aya mafaranga bene izi modoka bayamara? Izi modoka ziri hano zagura miliyari 9. Mumbwiye ngo iki? Ntabwo nzi agaciro cy'imodoka ngiye, ariko
miliyari 9 umenye atari ikintu cyoroshe. No. Umuyobozi arambwiye ngo ushizemo n'amazu zitahamo. Ngo miliyari 9. Karabaye bahungu. Mwese muraho nguko uko Yesu ateye. Yakwemera ko iby'isi birimbuka ngo hakizwe umunyabyaha umwe. Izi miliyari na miliyoni 300 uwabateranya mwese nayo mufite kuri banki, nayo mufite kuri za telefone, na telefone bakayigurisha, n'amazu yanyu n'imirima yanyu, afite miliyari 9 ibyo mutunze yabihungabanya. Afite miliyari 9 na miliyoni 300 ibyo mutunze mwese uko muri hano, n'aya makote n'amakaruvati n'inkweto yabihungabanya. Ntabwo Imana izemera ko abantu barimbuka ngo nukugira ngo ingurube z'abantu zidahungabana. Kubera iki Yesu yemereye ko abadayimoni bazijyamo zikanarimbuka? Dore izi ngurube namwe muzindebere, namwe muzicira urubanza. Bwa mbere muri barabagadare ziriya ngurube ntizari zemerewe gutambwa. Zari bitambo se? Zari bitambo? Ntizari amaturo. Watura ingurube wapi? Mwumve neza. Reka nze hano mu Rwanda ntizari n'inkwano. Wakwingurube se? Benshi bafite ubutunzi bumeze nk'izi ngurube. Benshi bafite ubutunzi butarimo 10, butarimo amaturo, butarimo ubufasha bw'abakennye, butarimo inkwano, buhwanye n'izi. Iyo ibintu bibuzemo mu butunzi bwawe, ririmo nta 10 kirimo, umurimo kirimo, nta yiteranira arimo, ay'urusengero arimo, gabutumwa arimo, Imana ibihwanyije n'izi ngurube zigomba kurimburwa. Mu minsi ya nyuma, iyo ni inyandiko yanditse, mu minsi ya nyuma Imana izemera ko ubutunzi bwa benshi bukurwaho kuko bwabuze ico bumara mu murimo wayo. Kandi ngo abafite ubutunzi bwinshi b'abadivantiste umunsi wa 7 kandi bakabukoresha neza mu mirimo y'Imana, ngo Imana izategura inzira zo kurangiriza ubutunzi bwabo mu murimo w'Imana. Nta mutungo w'abana b'Imana uzarimbukira muri iyi si utagize cumara. Izabere kuko bazagenda bawugabanya kugeza ubwo ku munsi wa nyuma ubwo Satani azibasira gufata imitungo yabi. Ndabarahiye nta mutungo w'umudivantiste wari umudivantiste ukuri wakoresha gukuri mu byize, nta mutungo wacu uzafatwa n'isi, byose tuzatwara bibitse mu ijuru. Turabesha rero, tujya tubesha kenshi ko turi abana b'Imana, ariko Imana idafite imitima yacu. Icyo abadayimoni basabye niki? Twohereze muri ziriya ngurube tuzijyemo. Hariya ni mu butunzi bw'abagadaleni, kandi aho ubutunzi bw'umuntu buri niho n'umutima we uba. Uzi ikintu bari wasabye se?
bari basabye kuja mu mitima ya benezo. Nicyo cyatumye baza bari kwiruka. Ni murebe ico bakoze, muhindura page murebe ico bakoze. Ababonye ibyabaye kuri uwo muntu no ku ngurube babitekerereza n'abandi, bahera ko baramwinginga ngo ave mu gihugu cyabo. Hindura page wumva ko twasomye. Ntutwirukane hehe muri iki gihugu, ahubwo twohereze mu ngurube. Ni uburyo bwo kwinjira mu mitima ya benezo. Aho ubutunzi bw'umuntu buri niho n'umutima we uzagenza ute. Imitima y'Abagadareni yari yibere ku ngurube zabo, basabye kujamo. Rero bwari inzira yoroshe yo kujya mu mitima y'Abagadareni. Nicyo cyatumye bagarutse, noneho baje kureba ibyabaye, bongeye kwirukana Yesu, bati tuvire mu gihugu kuko twakigusabye kandi wakiduhaye wowe Yesu. Rero tuvire mu gihugu twagifashe. Mundebe, Yesu arabakundira. Abadayimoni basabye kuja mu ngurube, agenza ate? Arabakundira. Baje kumwirukana mu gihugu, nabwo agenza ate? Arabakundira. Reba ku murongo wa 18 acikira mu bwato agiye. Rero baramwirukanye. Wa muntu warutewe n'ingabo z'abadayimoni aramwinginga ngo bajane. Agenza ate? Aramwinginga ngo bagenze bate? Hari ibanga ririmo hagati kwinginga kuriya mugabo, ntabwo kurasubizwa neza. Abadayimoni baringinze ngo Yesu ave mu gihugu cya, ngo baje mu ngurube. Arabakundira. Baragaruka baramwinginga ngo abavire mu gihugu. Arabakundira. Gatatu, wari utewe n'ingabo z'abadayimoni, wawundi wakize, wawundi ufite amahoro, wawundi watsindishirijwe, wawundi ufite ubwenge, noneho na waringinze ngo ajane nande na Yesu yigendere. Dore igisubizo yahawe. Yesu ntiyamukundira. Ntiyagenza ate? Ntabwo yamukundiye ngo yigendere, ahubwo Yesu aramubwira ati wowe ufite inshingano, ngusigiye inshingano hano. Ingurube zabuze kandi zaguzwe igiciro gihwanye nuko wahindutse. Beka batabura ingurube n'umubwiriza, ubwo babuze ingurube bakeneye ubahumuriza ngo babwire impamvu ingurube zabo zarimbutse. Ja muri bene wanyu ubabwira icyo Imana igukoreye. Kini kintu cya gatatu gikomeye, umuntu wagiye Yesu muri we, icyambere ni amahoro, kabiri ni agakiza, gatatu ni ubwenge bwa Mwuka Wera, icyakane ni ukwamamaza ibyo yakorewe. Niba iki kirango utagifite uri umunyabinyoma rwose. Niba utarata ngo wamamaze ibyo Yesu yagukoreye mu mudugudu wanyu, mu rugo rwawe, mu gihugu cyanyu, mu karere kanyu, ngo wamamaze icyo Yesu yagukoreye, ntacyo wabonye. Nukubesha gusa. Igendere iwanyu ubabwire icyo Imana igenje ite igukoreye. Hababaye benshi, hakiza umwe. Gadareni barababaye, ariko umwe yararokotse arakira, kandi ni naho agakiza kabo kagomba gushingira. Nshuti zanjye, iyo dusomye hariya murongo 20, aragenda. Agenza ate? Aragenda. Agenza ate? Aragenda atangira kwamamaza Dekapoli yose ibyo Yesu yamukoreye byose. Abantu bose barumirwa. Kubwiriza abantu bakumirwa. Niba utari wabwiriza ngo abantu bumirwe, utanga ubuhamya abantu bumirwe, uwerura ibya Yesu abantu barebe bumirwe, uri kuracyabesha. Dukwiriye kwamamaza ibyo Yesu yadukoreye, abantu
kumirwa. Uyu muntu yize he? Imyaka n'imyaka amaze ari umusazi. Umunsi umwe abonanye na Yesu agarutse ari kuvuga ubuhanuzi. Hari umuhungu numvise hari umuhungu numvise ahangaha uri kwiyenza ku mpanda. Hari umuhungu numvise ari gusobanura impanda we. Hey. Muzikoraho ndi kubareba. Abasore muri ntwarane, ariko ijambo rimwe wasomye uzaryitondere, ubanza urihekenye impanda wazi guhanguza sobanure. Basore bajiye inshuti zacu, uwaguha gusobanura ziriya mpanda agahanga kawe kakuma, ntabwo wazishobora. Impanda kuzibara ntabwo biri mu kanwa ka mwene muntu. Nta muntu uzabara uko impanda zizakurikirana. Ziriya mpanda ziravuga ku rwego rw'Imana. Impanda ivuga uyu munsi ishobora kuvuga hano, iri kuvugira n'ahandi, yaravugiye n'ahandi, kandi ari yayindi imwe. Izi mpanda rero ubusobanuro bwazo ziko mwabusomye mu busobanuro bw'ibyahishuwe, ariko muje murabusobanura muri gufunga fure, muri gufata umuvuduko wanyu mu bugabanye. Mubanze mwakira ibi bintu kwari bitatu nibyo bikeneye. Nawe ubusobanuro bw'impanda ntabwo ari ubwacu nshuti zanjye, kuko nta mwene muntu wahagarara hano i Kanombe ngavuze impanda ya 7 zizavuga mu rwego rw'Imana. Nta muntu uzavuza impanda n'umwe, ahubwo zizabavugira. Nta n'uzasobanura igihe impanda imwe yabereye n'igihe ikindi yabereye. Hari impanda yavuze mu cyamagana 840, kandi n'uyu munsi wa none ikaba itararangira kuvuga, ikaba ishobora kongera kugaruka. Rero icyo dusabwa ni ikintu kimwe gusa: mbese Kristo ari mu bugingo bwanjye, mbese ndamamaza ibyo yankoreye, mbese uyu munsi wa none mfite ubuyobozi bwa Mwuka Wera mu bugingo bwanjye. Umunsi umwe nari mu iteraniro ahantu, nagiye mu giteraniro cya General Conference. Bari bashizeho ibyapa banditse ku byumba ibyo abantu bagomba gusengera. Twari muri leta ya Missouri. None mbona icyumba cyanditseho abasengera urubyiruko, abarasengera urubyiruko rw'itorero ry'Abadiventiste ku isi baraja muri iki cyumba. Abarasengera mifemu ikiciri cy'abari n'abategarugori baraja muri iki cyumba. Abarasengera ibigo byacu by'ubuvuzi baraja muri iki cyumba. Abarasengera ibigo byacu by'amashuri baraja muri iki cyumba. Abarasengera ivugabutumwa baraja muri iki cyumba. Bagenda batondeka ibyumba by'ibyiciro abantu barasengera. Bona hari icyumba cyanditse ngo abasabira ko itorero ryuzuzwa Mwuka Wera. Ni hano baraje. Mbampisema hangandi ndaja kubasabira Mwuka Wera. Ariko ubwo abantu nsanga baruzuye. Umwe yavagamo undajamo uko nimero zafashwe. Bari buzuye basimburana. Natangiye saa 10 z'umugoroba ntegereje ngo barara. Byageze saa 6 z'ijoro ntari nashobora kwinjiramo. Ndavuga nti mwami ntabwo bishobotse, ni benshi, ngiye gupfuka amahanje hihariye, naho uhabare nk'icumba ngiye gusenga. Ndagenda nje mu cumba ndyamye hotel ndasenga, nihwanya n'abarimo. Abasabira ko itorero rihabwa Mwuka Wera nibo bari benshi kuza abandi bose. Dukeneye Mwuka Wera ngayobora iri torero. Igihe cyose tuzakora tudafite Mwuka Wera, tuzakora nk'abari mu isoko. Tuzaba tumeze nk'abaremye isoko, ntacyo tuzatahana. Hari bimwe ntazakoraho byankoraho. Hari bimwe ntazakoraho ko byankoraho nabyo.
ariko binkozeho nduwo gutaha mu ijuru ntaco nabambaye. Niba hari ikintu gikeneye ubugorozi cyane muri iri torero ryacu nabaririmbyi. Za korali zifite ubwigenge burenze imitekerereze. Yemwe uwabicaza hamwe akabahugura. Hariya muri kabine tekinike hariya mukeneye amasengesho ya Mwuka Wera cyane. Abarwaye imitima bashobora kutazagaruka mu rusengero. Ibi byuma byanyu mwatondetse ahangaha n'imidiho n'ingoma zabyo birahasha ubuyobozi bwa Mwuka Wera mu ndirimbo zanyu. Murakubita ingoma umuntu ntamenye icyo mwazikubitiye. Bigeze no ku rwego aho duse twicishe bugufi uw'ibyuma ati njewoya twe twimbe hasi bugufi twumvire mwami ubwo se ubusabane bwa Mwuka Wera iyo nangije kumbwira iki mugabanye ntaco muraba ico kiraka muhumure nta uzakibaka ariko ni mugabanye abizera kuza mu rusengero yo kugeza gute iyo kuramya gahunda y'iki yo kuramya reka ngisabe rwose bese reka nsabe igihe abizera bavuye muri za gahunda hanze muri za porogaramu babahaye ariko bagarutse muri gahunda yo kuramya mureke turirimbe indirimbo zo mu gitabo mureke abana b'Imana binjire baje kuramya Imana baririmba muradutanguza iyi midiho yanyu izi za ndomboro ya soro mukadutangura aho kugira ngo turamye Imana tukaramya ibyuma byanyu abizera ugasanga bajunjamye ntibazi ikibazanye mu rusengero hano ingoma zavuze ibintu byacitse igitaramo kiratangiye mwateganije mwebwe ubwanyu ndasaba Imana n'abashinzwe gahunda mubwire abaririmbyi igihe cyo kuri indirimbo zo guhimbaza Imana rwose bagabanye imidiho yabo bareke dusabane n'Imana mu rwego rw'indirimbo zacu umuntu wese abwira Imana aririmba ayibwira yumva asabana nayo twe gukenera amashi imidiho n'ingoma igitaramo nikigera muzabyinire cyakora hanze iyi nzu y'Imana muyiha umwanya uziko tugeze igihe cyo kubyina nyakubyina bisanzwe hari ubona abantu babyina baririmbye noneho rero badodesheje imyenda yo kubyiniramo ntabwo mvuze abo nabonye hano ndababonye ahandi ndi kugira ngo n'aba hano batazabikora Imana Mwuka Wera akadufasha kugorora ibyo mu mitima yacu bigoramye tukitegura kujya mu ijuru. Hari byinshi tugomba gutangamo inama ariko nta mwanya wabyo dufite. Reka nsabe abana b'Imana muri uyu mwanya ibyo Yesu akorera imitima yacu birahambaye cyane. Twaganiriye ibijyanye n'imbabazi n'umujinya bya Yesu. Reka mbabwire ibanga rikomeye cyane. Ndaniho ndasoza bunashoje. Ibyo byigisho byinshi yo kwisabato mufite muzabyitegereza. Murebe inyuma ku gifuniko ibintu bihari. Ku gifuniko hari iki inyuma? Hari iki? Byigisho byanyu hari umusaraba. Umusaraba urahari? Ni iki kandi muurebe? Umusaraba uri iki? 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 Hariho iminzani.
umunzani umwe uri iburyo bw'amaboko ya Yesu, undi munzani uri ibumoso. Icyo bivuga ni iki rero? Birasobanuye ngo nta bikino birimo. Imbabazi n'ubutabera bizakorana. Nta uzabwira Imana ngo mbabazi uri imbabazi uri imbabazi. Iminzani zaraturana. Ku ruhande rumwe hari imbabazi, ku rundi ruhande hari ibihano. Birani byo Kristo yari yambaye. Niwe wenyine wapfuye urupfu rwo kwirimbuka. Ntabwo yapfuye urupfu rw'umunyabyaha apfa. Oya, we yararimbutse. Vuga ngo uburakari bw'Imana bwasutswe ku nyoko muntu ngo irimbuke, ariko kuko yari yagiye mu cimbo c'inyoko muntu abari urimbuka. Yapfuye arimbutse ngo utazongera kubaho ukundi. Uze ati ata ntandukanijwe nawe kubw'inyoko muntu. Ubutungane nagize bwose ububare kuri mwene muntu ko yagutunganiye. Uzizera ya maraso mennye ku bwabo bazahabwa ubugingo buhoraho. Ntanze ubugingo bwanje buhoraho, mweguriye inyoko muntu nk'unyizera atarimbuka, ahubwo muri aya maraso ahawe ubugingo bugenje bute buhoraho. Urubanza Imana yaciye Yesu amaze kwemera ko inyoko muntu ibaye muri we, ibyaha bya Adamu byose ko ari we bibazweho. Nta kindi Imana yari kumukorera kwari ukumurimbura. Point entre, nta kindi. Yararimbutse, ubutabera bw'Imana burasohozwa. Ngo na Satani byaramutangaje, aravuga ati ntabwo bishoboka. Uru rubanza ntabwo Imana iruciye neza. Ibashite kurimbura umuziranenge ngirokora abanyabyaha. Inama y'agakiza niko yari yaravuze ngo hazarimuka indungane abanyabyaha babashe kubaho, ariko tazizera ayo maraso ukurimbuka nukwe yaje iburyo yave ibumoso ntabwo azarokoka. Icyo gituma Imana ari nziza iteka ryose. Rero kuko Yesu yapfuye azize ibyaha atakoze, yarimbutse atakoze icyaha, kandi yavuze ngo uri muri je noneho nubwo azaba yarapfuye azongera kubaho azazuka. Yamazeyo gatatu. Hariyo umunsi we, hari umunsi wa Data, hari umunsi wa Mwuka Wera. Ubumana bwuzurira mu gituro. Ku munsi wa gatatu igituro cyananiwe gufata Imana kiraturika kirasambuka. Ngo abamwizeye bose bazahabwa ubugingo buhoraho. Kristo ariho ku bwacu n'uyu munsi wa none. Ntabwo azigera arekura umubiri. N'igihe tuzagera mu ijuru tuzamusanga n'uwo mubiri yishize muri twe iteka ryose. Yabaye umuntu w'iteka ryose, yabaye Adamu w'iteka ryose. Natwe rero abamwizeye tuzabaho iteka ryose. Icyanshimishije rero ni iki? Ngo nitugera mu isi nshya azaja aza buri gihe ku isabato atubwirize ibyabaye byose. Ababwiriza bose bahano kuri iyi si nta n'umwe uzongera kubwiriza. Twese tuzajya dutega amatwi igitaramo cy'igitambo cya Kristo. Tuzahora twumva iby'inkovu ze, iby'imbavu ze, ibyo kwitanga kwe, inama y'agakiza. Ngo n'abamarayika bo mu ijuru bazaja baraza kuvumba. Ndakoresha iryo jambo kuko iryo twakumva. Bazaja baraza kuvumba igitaramo ngo bumve uko twakijijwe, kuko ntabwo babyumva n'uyu munsi wa none. Ntabwo bari babyumva n'abamarayika ntibabyumva. Ntabwo bumva ibanga riri hagati yo gukizwa k'umuntu. Uyu muntu akizwa ate? Umunyabyaha arakizwa agahwana natwe akaba nk'abamarayika? Ngo abishobora ate? Igisubizo ngo muri Kristo harimo ibanga. Ntabwo bari bamenye ibanga riba hagati y'umunyabyaha wakijijwe na Yesu. Ntibabirondora bo ubwabo, bareba ibiri gukorwa, ariko ibanga ry'umutima wamatanye na Yesu ntibashobora kuburondora. Nshuti zanjye, ni ibanga rikomeye. Uko twakijijwe byayobeye abo mu ijuru.
ngo ayo mabanga tuzatanga ubuhamya mu myaka 1000 bari gutega amatwi bakumva uko twakijijwe imyaka 1000. ariko namwe mu ndebere abakecuru hano bamaze imyaka myinshi. hari umukecuru ufite imyaka 200. abakecuru we hari 100 yamufite. abamaze kurenza ntimugeze ku myaka nk'ijana n'ibiri, 103. Imana izaduha avance y'ubugingo buhoraho, maze turirimbe dutanga ubuhamya imyaka ingahe? 1000. nta mwene muntu wayirengeje. Adamu yamaze imyaka ingahe? Adamu yamaze ingahe? Uwarengeje 1000 ninde? hari uwo mwasomye muri Bibiliya? ubwo rero impamvu tuzahabwa avance y'imyaka 1000 mu gitaramo nuko ku isi nta n'uwogeze agira 1000. reka nje nangwa muri uyu mwanya tumenye ko Imana ishobora gukiza umwe hababaye bangahe? benshi. arega bene ingurube bararize, ariko ntibishimye, ariko basigaranye umubwiriza mwiza, basigaranye umuhumuriza. babuze ingurube basigarana umubwiriza. Imana ihimbazwa. reka nje nangwa, ntabwo ndabaza abayobozi b'ivuna bije bateganije izakorera ivuna, ntabwo nzanayibabaza, bazambwira ibindeba. ariko ntabwo mwageje kuri miliyari 9. ntabwo bije yanyegeze kuri miliyari 9. wenda muzambwire miliyoni 100. umunyabyaha umwe muzanyereka muri programu abo twateganije twumva tuzabatirisha ni bangahe, dufite icyerekezo cyacu kimeze gite. ariko uko muzabigenza kose ntabwo uzambwira ko mwateganije kubatirisha umuntu umwe gusa. ariko irivuna rya Yesu ryatwaye miliyari 9 na miliyoni 300 ryabatije bangahe? umwe, ariko abwiriza dekapoli yose. reka dusabe Imana ngo itwuzuze mwuka wera. ibi byumweru 2 byo kwerura ibyo Yesu yadukoreye, umuntu wese azabivuge mu mudugudu wabo. turarika abashitsi benshi kurenza abo abagadareni bararitse, kurenza ibyo ingurube zararitse. ahubwo twebwe turarikisha mwuka wera, kandi Imana izabidushoboze kubwa Yesu umukiza wacu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.